Yesu ashimwe cyane, kanizere ko mwongeye kugubwa neza kandi mwongeye kunezerwa, mufite impamvu nyinshi zatuma mukomeza gukurikira Imana cyangwa se zatuma mukomeza kubana n'Imana. Tugiye kongera kurebera hamwe, turebe muri iyi minsi tugezemo, aho tugiye kureba mu minsi Bibiliya igivugamo iminsi y'imperuka, iminsi izaba igoye, abantu bazaba bihakana Imana. Tugiye kurebera hamwe turebe ngo ese niki nakora kugira ngo nkomeze kunezeza Imana. Umunsi umwe ngo abantu bari mu rugendo, umuntu umwe aza kugera ku note y'amafaranga 5,000, ariko abona ko kuba hari benshi, abona ko nibaza kuyigabana cyangwa se nibaza kuba bose nibayibona birabe ayihagararaho. Ayihagazeho bagenzi be bageze imbere bamaza ngo ese we kutaza ngo tugende, ngo nuko arabasubiza ngo mwebwe niba mwebwe udafite icyo muhagazeho nimugende ndabasanga imbere. Uvuze ngo nimba ufite icyo uhagazeho nta mpamvu n'imwe yatuma utandukana n'urugendo wiyemeje. Ko muri iyi minsi duhagazemo ya none aha ni iminsi y'ubuhakanyi, ni iminsi yo kutemera Imana, ni iminsi igaragaza ko Imana idafite imbaraga. Uretse ko n'ibizabaye muri Amerika, muri Los Angeles, aho umujyi waje kuba barimbuka kubera guhakana Imana cyangwa se kubera ko babashije gutora Imana ikaza kubona zero. Ariko ntabwo iba ari ibya none byahozeho, ariko iyi minsi dusohemo niyo minsi ikomeye cyangwa se niyo minsi isa nkaho iruhije. Tugiye kurebera hamwe rero, turebe icyo wakora kugira ngo ukomeze gutunga umutima ubana n'Imana cyangwa se umutima unezeza Imana, kugira ngo ukomeze guca muri iyi nzira. Ni inzira bisaba ko hazamo ibisitaza byinshi, cyangwa se ni inzira isa nkaho igoye. Wowe tubana umunsi ku wundi, Imana igumugisha, kandi nawe uje nonaha Imana igumugisha, kandi nawe udahwema kubana natwe kudushyigikira mu buryo bwose. Imana igumugisha mu izina rya Yesu. Maze iminsi ndeba harimo n'ibitangazamakuru byinshi cyane bigenda byandika ku nkuru zitandukanye, aho bigenda bigaragaza ko Bibiliya irimo inkuru nyinshi z'imimbano cyangwa se inkuru zitari iz'ukuri. Ariko iyo dutekereje neza, birashoboka ko bo ku ruhande rwabo nabo ariko babyizera. Ariko nimba wizeye Imana, ukaba ubona ko kubana n'Imana biguha amahoro, icyo ni icya mbere. Ukabona ko kubana n'Imana biguha ubuzima, icyo ni icya kabiri. Ukabona ko kubana n'Imana bituma ubana na bene so amahoro, icyo ni icya gatatu. Ukabona ko kubana n'Imana bituma ukomeza kunezerwa. Ndumva ko iyo Mana wizeye ntabwo ari Imana mbi, ntabwo ari Imana y'ingome bahoze batubwira. Iyi Mana tubana nayo, ndagira ngo usobanukirwe neza, ntabwo Imana tubana nayo ari Imana yo kurimbura. Ntabwo Imana tubana nayo ari Imana yica, Imana irimbura uko buke n'uko bwije, ahubwo ni Imana y'urukundo. Ariko tubisobanukirwe neza, iyo wanze kumva cyangwa se iyo hajemo kutumvira no gushaka kugaragaza ko uri umunyabwenge, bivuze ngo iteka imbaraga zimira cyangwa se imbaraga ziruta izindi zirigaragaza. Bivuze ngo uwemeye akemera inzira yo kugendera mu gakiza k'Imana yabashije gusobanukirwa ubuntu bw'Imana. Rero iyi minsi dusoyemo ni iminsi abantu bose ibintu babibona kimwe. Ni iminsi umuntu akora ibitari byiza mu maso y'abantu, ni iminsi umuntu akora ibitanejeje Imana, ariko agakomeza kumva ko ntacyo bimutwaye. Kera abantu bajyaga bakora amakosa, bajyaga babasha kuba batandukira, ariko bagabasha kujya imbere y'Imana, bagaca bugufi, bakaza bahinda umushyitsi bavuga ngo twacumuye, mbese bakaba babizi neza ko ibyo bakoze bitari byo. Ese mwene data, wowe uduteze amatwi, uracyabasha kuba waca mu nzira, wabasha gusitara ukabasha gusaba imbabazi uwo wasitayeho? Hano Bibiliya ibivuga neza mu minsi y'ubuhenebere cyangwa se mu minsi iruhije. Ni mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, ku bice byaho 4, rero ku murongo wa mbere hatubwira ngo iki? Twumve icyo Bibiliya nayo ibivugaho, tugende tunaganira ese twakora iki kugira ngo dukomeze kwizera Imana, tube muri iyi si yandujwe na Satani, tube muri iyi si y'ibizaha byinshi, ibyaha bisigaye bijya ku karubanda,
aho abantu badasigaye batinya kwambara ubusa ku karubanda, abantu badasigaye batinya gukora ibiteye isoni ku karubanda. Mbese turi mu isi abantu basa nkaho bavangiwe, turi mu isi abantu basa nkaho batagifite ubumuntu, basa nkaho bitakarije icyizere cy'ubuzima. Tuhagaze mu isi abantu basa nkaho ubuzima babwanze, ariko weho ku bwawe wikwanga ubuzima, kuko iyi Mana yaguhaye ubuzima irabizi neza uko uzabubaho, irabizi neza uburyo uzabumanaginga. Niyo ifite urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Ntukiyambure ubuzima Imana yaguhaye, cyangwa se ntukiyambure ubushobozi Imana yaguhaye. Nubwo inzira ducamo hari igihe bijya bigorana, ariko Imana niyo ifite urufunguzo ku buzima bwawe, niyo ifite igitekerezo gishya ku buzima bwawe, niyo ifite intego nshya ku buzima bwawe, niyo ifite buri kintu cyose ku buzima bwawe. Rero si byiza ko watangira kwitekerezaho ibitari byiza, ahubwo jya witekerezaho ibyiza, ukomeze urugendo rw'ubuzima. Mu rugendo rwo kwizera Imana rero harimo kuduca intege, harimo abaduca intege bakatwereka ko kwizera Imana bishoboka kwitabaho, harimo n'abatwereka ko Imana idahari, harimo n'abadusomera imirongo muri birado, harimo myinshi cyane. Umuntu ashaka kugusomera ukabona neza ukavuga ati wasanga ari byo, ariko ukuri guhari nuko habaho Imana yaremye ijuru n'isi, kandi ni Imana igukunda, ni Imana inkunda, ni Imana itwifuriza ubuzima bwiza. Ya jambo ry'Imana tugiye gusoma ni ijambo ritubwira ngo iki? Ni ijambo ritubwira ngo ubuhakanyi bwo mu minsi y'imperuka. Iyo bavuze ubuhakanyi ni uguhakana Imana, cyangwa se ni uguhakana ikintu kibaho cyangwa se cyabayeho. Ijambo ubuhakanyi ngo ni ubuhakanyi bwo mu minsi y'imperuka. Ntabwo natinya kuvuga ko dusa nk'abantu begereje iminsi y'imperuka, kuko iyi minsi niyo minsi urebye neza umuntu atagitinya kuba yabasha kujya ku ruhimbi, ari umutinganyi atagitinya kuba yajya ku ruhimbi, ari umusambanyi cyangwa se ari n'umuhanuzi. Mu kiganiro giheruka navuzeho ko by'abahanuzi nabyo tuzabirambura neza, turebe ubuhanuzi bwo muri iyi minsi. Tuzinjira muri Bibiliya neza turebe ese ubu buhanuzi bw'iyi minsi buhura n'ijambo ry'Imana, buhura n'icyo Bibiliya ivuga, cyangwa se buhura n'ibyo Bibiliya yajyaga igaragaza. Tuzagenda turebera hamwe turebe uko bimeze, turebe ko ubutabare bwa buhanuzi bwo mu minsi y'imperuka, aho tuzigwizaho abavugabutumwa b'ibinyoma, aho tuzigwizaho abahanuzi b'ibinyoma, abigisha ibihwanye n'irari ryacu. Tuzagenda turebera hamwe uko bimeze, ariko turebe ubu buhenebere bwo mu minsi y'imperuka, cyangwa se ubuhakanyi bwo mu minsi y'imperuka. Ubwo buhakanyi rero iyo ducunze neza dusanga ari bwo duhagazemo. Ku murongo wa mbere haratubwira ngo ariko umwuka avuga yeruye ati, mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyobya n'ibyigisho z'abadayimoni. Aha ni umurongo wa mbere ku bice 4 mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, naho batubwira ko ariko mu bihe bizaza. Iri jambo ryanditswe kera, ubishyize n'uyu munsi wakumva ko iyi minsi duhagazemo ariyo minsi koko iyi Bibiliya yavugagaho, kuko bitubwira neza ko mu minsi ngizaza abantu bazita ku myuka iyobya, ngo iyo myuka izaba ari iy'abadayimoni, iyo myuka izaba ari iy'ikuzimu, cyangwa se bazaba bashaka kumva ibijyanye n'ibyo bashaka kumva bidafite ubuzima, aho gusingira ibifite ubuzima bizatuma bakomeza kubaho mu buzima. Rero nshuti mwene data, birashoboka, ntabwo nzi umwanya uhagazemo, nta nubwo nzi aho wizereye, nta nubwo nzi icyo wizeye, ariko kwizera Yesu cyangwa se kwizera Imana nicyo gisobanuro cyo kwizera. Hari ibisobanuro byo kwizera umuntu akaguhemukira, hari igisobanuro cyo kwizera umubyeyi wakaguhemukira, hari igisobanuro cyo kwizera inshuti abavandimwe bakaguhemukira, ariko hari igisobanuro kitajya gihemuka. Icyo gisobanuro no kwizera Imana. Iyo wizeye Imana nicyo gisobanuro nyakuri gituma ubasha gusobanukirwa kwizera nyakuri uko ariko. Iyo wizeye Imana uba wizeye ko ahantu wizeye hariho hantu hari ubusobanuro buzasobanura ibyo byose
byose byari bisobanye mu buzima bwawe. Mbese niho hari igisobanuro cyo kwizera mu kwizera Imana, niho hari igisobanuro cyo kubaho mu kwizera Imana, niho hari igisobanuro cy'ubugingo mu kwizera Imana, niho hari igisobanuro cyo abasha kwakira ubuzima mu kwizera Imana. Mbese hari igisobanuro cya byose mu kwizera Imana. Ariko ikintu gituma twizera Imana, ntabwo twizera Imana kuko dushaka iby'isi ngo ari byo tuzarambamo, ahubwo twizera Imana kugira ngo tuzahabwe ubugingo buhoraho. Mwene data, cunga neza utaba nawe uri muri ya nzira yo gukurikiza iyi myuka Bibiliya igaragaza izaza mu minsi y'imperuka, izaba iyobya abagenzi. Ku murongo wa 2, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye. Ni ijambo rikomeye cyane ngo bayobejwe n'abigisha b'abanyabinyoma. Iyi minsi rero niyo minsi tugwije abigisha benshi, abavugabutumwa benshi baza batubwira ibyiza gusa nkaho nta bibaho, benshi baza badusezeranya iby'ubu buzima nkaho nta bundi buzima buhari. Nibwo bihe dusohoye mu ngoba gwije abigisha b'ibinyoma bafite ibyaha, inkovu z'ibyaha mu mitima yabo. Mbese abaza bakakwigisha ko gukora icyaha ntacyo bitwaye, abaza bakakwigisha ko kuba waca muri biriya kabone naho bizabangamira mwene so ntacyo bitwaye. Abo nibo bigisha muri iyi minsi basigaye. Ntabwo bahasigaye abigisha bavuga ukuri, ahubwo hasigaye abigisha, ntabwo ari bose, hasigayemo bamwe mu bigisha babasha kuvuga ibijyanye n'ibyo abantu bakeneye kabone naho byaba bitarimo ubuzima. Ariko niba ushaka ubuzima, komeza ukurikire ubuzima, komeza wizere ubuzima, komeza utumbire ubuzima, kuko niho hari ubuzima. Ntago abantu benshi bajya byumva neza, ariko iyo urebye neza usanga mu kwizera Imana nta gihombo kirimo, nta mutwaro bakwikoreza. Ntago bakubwira ngo senga buri munsi, ntago bakubwira ngo jya wirwa mu butayu cyangwa se ujya wirwa mu mashyamba n'ahandi. Kwizera Imana, natangiye mbivuga, ni igikorwa gikorerwa indani ariko kikagaragara cyangwa se kikagaragarira mu bigaragara mu maso y'abantu. Iyo umuntu yizeye Imana, harimo ibimusohoka mu bigaragaza ko ari umwizerwa ku Mana. Iyo umuntu yizeye Imana, hari ibisohoka muri we bigaragaza ko ari umwizerwa ku Mana. Gerageza nawe kuba umwizerwa ku Mana, kuko niho uzabasha gusobanukirwa ibyo utigeze usobanurirwa cyangwa se ibyo benshi batabashije kugusobanurira. Rero nimba ushaka kugira ubuzima burambye, ubuzima butazashira, nuko ukomeza kwizera Imana. Ibisitaza ni byinshi mu nzira zawe, intambara ni nyinshi mu nzira zawe, ariko komeza wizera Imana, niho hari igisobanuro cy'ubuzima bwo kwizera kandi ubuzima budashira. Ku murongo wa 3, twari turimo turebera hamwe icyo Bibiliya ibivugaho muri iyi minsi y'ubuhenebere cyangwa se muri iyi minsi y'imperuka. Nshuti mwene data unteze amatwi, iyi minsi ni iminsi yo kwitekerezaho, ibi bihe ni ibihe byo kwitekerezaho. Uyu mwaka, uku kwezi urimo wumva ubu butumwa, cyangwa se uyu munsi, iyi saha, aho uri hose ubasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda, cyangwa se uri kumwe n'umuntu utabasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda, wamusobanurira mu rurimi yumvamo kugira ngo asobanukirwe ubu butumwa. Iminsi usigaje kuri iyi si, uramutse usanze ari iminsi mikeya, ese washushanya ubuzima bwaho uzaba? Iminsi usigaje muri iyi si, uramutse usanze ibarirwa ku ntoki, ese umutima wawe ukwemeza kuba wajya mu bwami bw'Imana? Ku bwami bw'Imana bwegereje cyangwa se ubwami bw'Imana buri bugufi. Ese mwene data, inzira wanyuzemo cyangwa se aho ubasha guca, cyangwa nawe uri muri babandi ba nyamwiyambika ubusa, aho yagiye ku karubanda yambaye ubusa, azi ko yambaye nyamara yambaye ubusa. Bivuze ngo harimo abantu biyambitse ubusa nyamara ku karubanda
bakaba babizi neza ko bo biyambitse ubusa ariko bakagaragara ko batiyambitse ubusa. Mbese umuntu akambara ubusa akumva ntacyo bitwaye, ariko hari bene so urimo uracumuza hirya ari, hari mwene so udashaka kureba ubwo busa wambaye, hari mwene so udashaka kureba ibyo ngibyo bimucumuza, ariko wowe ukaba wigaragaza ko nta kibazo. Kuri wowe nta kibazo kuko wambaye ubusa ubishaka, ariko se ntabwo ubaye igisitaza kuri mwene so? Ntabwo ubaye igisitaza kuri wa muntu wihitiraga? Rero tugerageze kubaho mu buzima, ariko tubaho ubuzima bunezeza Imana. Iminsi ya nyuma ni iminsi yo guhakana. Ese nawe uri mu bahakana cyangwa uri mu bemera? Nasoza nkubwira ngo nimba Imana wizeye ari Imana igufasha kubana n'abantu neza, ari Imana igufasha kugendera mu nzira nziza, ari Imana ituma ubona amahoro, kabone n'amahoro muri iyi si adakunda kuboneka, ariko abizeye Imana hari amahoro Imana ijya ibasha kubabikira. Niba ubasha kubona umunezero, ukabasha kuryama ugasinzira, ukabasha kugira icyo ukora bikemera kubera imbaraga z'Imana, nasoza nkubwira ngo iyo Mana ntuzayiveho. Ariko nimba ubona ko iyo wizeye nta kikumariye, iyo ngiyo wasanga warizeye idahari, ahubwo nakubwira ngo vayo wizere Imana yaremye ijuru n'isi, vayo wizere Imana yaremye ubuzima, kuko niho hari ubuzima. Imana igumugisha. Iki kiganiro cyo nakagaruka aho tuzagenda dukomeza turebera hamwe ibintu byinshi cyane bitandukanye biri muri iyi si duhagazemo ya none, cyangwa se ibigenda bivugwa mu buzima bwa buri munsi byerekeye iyobokamana. Imana igumugisha kubwo kubana natwe, uri umugisha, kandi tukwifurije umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Shalom, shalom. Umunezero, imbaraga, gukirira muri Yesu Kristo, ubuzima bwose Imana itanga bukomeze kubana namwe mwese. Shalom, shalom, shalom.